hari imvugo uzakunda kumva n'abanyarwanda bati burya ngo uwakuroze ntiyakarabye, cyangwa se umugani ugira uti uhishira umurozi akaguca ku rubyaro. Niba uri kwitegereza neza niba warigeze kuba wakoresha urubuga rwitwaga Cavallon7.com, n'uru narwo ushobora guhita ugira uti nirwo neza ni kopi yarwo, gusa rwo rwitwa occasionwiti.com. birumvikana nyine ni mu gifaransa kuko iyi kode y'igihugu niba uri kuyireba neza ni ya Benin, ni yo mu gihugu cya Benin, akanyenyeri 229. aha rero ni umuntu ukampaye none ambwira ati dore kano gasite ndeba uko kameze, ndebye neza nsanga neza ni urubuga rwa Cavallon. nanjye mubona nibwo nyirufungura nyine, hanyuma murabona kode ni y'igihugu cya Benin. hanyuma mureke twinjiremo turebe ibirimo, turebe mu by'ukuri aba bantu icyo bagamije. mwibuke Cavallon ni urubuga rwaje mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, hanyuma rwambura abantu benshi, abanyarwanda benshi, amafaranga yabo bari barashoyemo barayabura. byitwaga ko nyine ari ikigo gishinzwe ibijyanye no kwamamaza, bityo abantu benshi bashora muri amafaranga menshi. reka turebe ese aba ntibaba nyine bakomeje kwibasira ibihugu binyuranye byo muri Afrika, kandi ngasanga n'urubuga rumwe, kuko rwose abakoze Cavallon nabo bakoze urubuga byanga byakunda occasionwiti.com. mu kwiyandikisha rero katwiyandikisha, nyuma turebe ibirimo. hano bambwiye bati 0 urayihorera, hanyuma wandike nomero yawe, nomero yawe, ubundi hano wakabanjeho 0. murabizi hano twagombye kubanzaho 0 ariko ntayo dushyizeho, niko bambwiye ngo niko wiyandikisha. hanyuma hano murabona iyi mibare nyine ni 9, nanone ngo uyu mubare wa nyuma tugira gute uravaho. ubwo nawe nuza gushaka kugira iyi 0 ibanza ntuyishyiraho, hanyuma hano uyu mubare wa nyuma nawo ntuwushyiraho, hanyuma utu tubare nyine udusubiramo. hano ndabona ni 46, 68, neza nk'uko kuri share byagendaga. neza rwose nta kintu namba bitandukanye. hanyuma hano ugashyiramo password yawe ukayishyiramo ubugira kabiri, warangiza ugahita ugira gute twara kuri register. na hano kuri Cavallon mwarandikaga ngo cyangwa se mwakandaga ngo address noneya, ntumbaze icyo byasobanurwa, gusa wenda ni register nawe nanone wasanga ari byo. hano naho niko urubuga rumeze. reka twandikisheho, hanyuma turebe ibyo dusangamo, nyine nibyo tubereka, umenye amakuru menshi. nyamuneka turebe aho ibintu bigeze. ikindi amakuru ya Cavallon ndacyayabakusanyiriza neza aho bigeze, aho imanza zigeze, ndetse naho ibijyanye no kugaruza amafaranga bigeze. nyamuneka niba utarakora subscribe yikore, ayo makuru yose ntazagucike mu bihe bizaza. registration ndabona iriho iratinda, ariko reka twihangane dutegereze turebe nyine iby'uru rubuga uko rumeze. niba koko urugero runo ndabona rwari rugenewe igihugu cya Benin, hanyuma natwe twiyandikisha ko hari abanyarwanda benshi bagiye barumbazaho, abenshi ndetse baranyereka nyine bagezemo ko rukora neza kimwe na Cavallon. n'indi cyo bitandukaniyeho, ariko ndetse biranagifuje. Cavallon murabyibuka yari yazanye uburyo bwo gukoresha cryptocurrency, batangira kubigisha za Binance. hano naho ni Binance nyine wakoresha mu gihe waba ushaka kuba warukoresha, ukaba washoraho nta bya mobile money birumvikana. ndabona biro biratinda cyane, kanze ngerageze ndaza kwereka ubwo wenda nagezemo, gusa ngira ngo wabibonye ko nyuma yo kugerageza umwanya utari mutoya kuko twakoreshaga urubuga rwa Chrome, biza no kwanga tukoresha indi browser yitwa Puffin browser, byahise bikora nyine kuko yo hari uburyo ihita yibyihutishamo. rero tukifungura twasanze imeze irya neza, ariko niba warakoresha Cavallon cyangwa se warigize kuba wayibona, nta kintu n'iki na kimwe bitandukanye. icyo bitandukanye ni utuntu duke cyane. ururimi nyine nakubwiye nti ikintu bahinduyeho ni gito, izina ndetse n'utuntu duke hano bibasiriye abanyabenin. hano kuri language murabizi hano hari English ndetse n'ikinyarwanda, aha naho bibanze kuri Benin ni icyongereza ndetse n'ikinyabenin. ngira ngo hano muriho murabibona, murabyibuka uko nyine hano byabaga bimeze neza. hano habaga hari recharge, hano ugashyiraho video tutorial, hano hakazaho promotion rewards, ndetse n'utu tu message muri kubona twose twabaga turiho. hano hariho occasion, ahandi habaga hariho Cavallon neza, TikTok, YouTube, Facebook ndetse na Instagram neza. kadukande kuri YouTube, hanyuma turebe. murabyibuka hano habaga hariho uburyo bw'ubuntu, turebe hano naho niba uburyo bw'ubuntu buhari. turakanda kuri receiving, ubundi turebe success byakunze. hano reka wenda duse nkaho tuyifungura iyi link,
dufungure iyi link ya YouTube ubundi turebe. Urabona ko turusubiyeho ngo ni amasefa 55. Hanyuma hano duhitemo ifoto dushaka, ni iyi ngiyi nta yindi. Yego nababwiye ngo ni Puffin browser nyine niyo dukoresha kuko iri powerful cyane. Hano reka duhitemo ifoto. Nabo bashobora kuba bafite bwa buryo bw'ubuntu neza nka rwa rubuga rwa Cavallon neza, ariko nta kintu n'iki na kimwe bitandukanye. Ngo muri kubibona amasefa 55 ashobora wenda kuba yari nk'ayandi nka 80 nangahe gutyo mu Rwanda, ndakeka wenda ari ibyo ngibyo. Hanyuma hano batubwiye ngo file yagezemo, ariko ntago ndayibona neza, sinzi uko byagenze, ariko ndeka dupfe gukanda kuri submit turebe. Ndabona ntago biri gukunda neza, ariko file upload wenda wasanga wenda ari browser ntabamye, gusa nyine murabona bikora kimwe neza no kuri home, nta kindi rwose. Ikindi hano iyo kanze kuri recharge, reka turebe hano kuri recharge. Murabona ushobora gukoresha nyine MTN ni global, yego ni global corporation, irakora ahantu hose, cyangwa se USDT. Murabyibuka bari batangiye kubabwira ibintu by'ama Binance n'ibindi, mwayibonye USDT ukayitamo, hanyuma ngo recharge nawe ibintu nyine nk'ibyo mbega. So mugira muri kwibona wahitamo MTN bakakwereka ibyo uza gukoresha n'ibindi neza. Murabona ko ijya kumera nka Cavallon. Hanyuma hano ku ma promotion rewards n'ibindi task ukaza kureba ngo ibyo wakoze, ibintu nk'ibyo. Hanyuma hano ku ma VIP bagenda babikwereka referral reward n'ibindi 15% neza nk'ibyo Cavallon yatangaga na bya bindi by'amagambo yabo. Urabona amafaranga ari mu masefa, n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Benin. Tuzano ku ma VIP mbere yo kwenda tuza hariya wa identity ni warrior imara nanone batimara iminsi 10. Murabizi ntangiriro n'ubundi kuri Cavallon yatimaraga iminsi 10. Hano aya masefa join now ni ngo task n'eshano, hanyuma ni amasefa 14,500. Kandi aje mbarebere amafaranga uko angana. Aya masefa amafaranga akoreshwa mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika. Hanyuma hano ugakomeza legend, epic, grand master n'ibindi. Hanyuma hano kuri mayi murabibona bahita baguhereza naho welcome bonus amasefa 200 angana na 0.31, yanga rijya kungana n'amanyarwanda hafi muri 400 n'ibindi. Guys nta kintu ntindaho, ni ibingibi byose ngira muri kubibona ni kimwe rero mwigengesere. Murabona ko nyine uwakuroze nta aba yaragiye mwigengesere cyane, mwitonde. Ikindi nyine bya Cavallon wenda tuzareba uko bizagenda, gusa murabona ko uyu muntu aba bantu ntago bateganya kuba bakicira bazaza mu bihugu byinshi cyane. Ikindi nyine abo bantu bibanda ku bihugu bikiri gutera imbere, batamenyera ibintu by'ama online business n'ibindi, babibona kuvuga ati investment opportunities zikomeye cyane, reka tuzifashisha. Hanyuma aya masefa 14,500 kaziraje mbarebere. So bidatinze rero amasefa 14,500 aravunjwa amanyarwanda angana n'ibihumbi 25,620 ni mafaranga y'u Rwanda. Hanyuma icyo mbonye nanone isefa rimwe rivunjwamo amafaranga 1,77. Ubwo rero kuri ari ama VIP yabo hose wagenda ukubanya ukagenda ureba nyine uko bimeze. Yego nuko bimeze rero. Ubwo ibihumbi 443 na 500 n'ibindi nyine. Hanyuma Diamond yabo ndabona ari ibihumbi 435. Nabyo reka nze mbarebere ibihumbi 435. So ni ibihumbi 768. Murabona ko wenda hiyongereho nk'ibihumbi 110 kuri bya bindi 650, hiyongereho ibihumbi 110 n'utundi turango kuri 650. Hano n'ubundi murabona ko bijya gusa ni ya Diamond n'ubundi yo kuri rwa rubuga rwa Cavallon, nta kintu namba cyahindutse. Hanyuma hano uboherereza nyine ubutumwa ukanze hano ngo ni service n'ibindi. Guys mube maso abantu ntago bicaye, nta gahunda bafite nyine yo kurekera abantu. Hanyuma hano kuri withdraw ati you haven't set the money code yet, please set it fast. Ukana kuri confirm ugashyiraho ya makuru, nta kintu cyahindutse rero mumenye ubwenge. Hanyuma kandi kanone nashaka kubereka nze mbereke igihe iyi occasion 80 imaze. Ndifashisha urubuga rwa Wiz ndetse na Sky. So kuri we mukuru rero nawe urubuga rwose uzajya ubona nyine ujye ubanza uze gutya, hanyuma
urukorere copy muri ubu buryo. Hanyuma reka tuze kuri scam advisor yacu. Murabona dukoze copy, nawe n'utuntu wazajya ugira gute wazajya bikorera hano ituza ugashyiramo urubuga rwawe ushaka, ubundi ugahita usacinga nyine na code byose bita bizaho. This website is suspicious, check the data below. Ifite icyizere cy'amanota 52%. Hano haba ibintu byinshi, ibyo rwujuje, ibyo rutujuje n'ibindi. Hanyuma hano byose wowe ubwo bijyaho uze kureba usoma ibintu binyuranye. Ati ni 2 months guys, rwaje kera narwo ndabona rwaraje amezi 2 ashize. Cavallon yo yari maze amezi 4, hanyuma rero n'amezi 2 bivuze ngo narwo ndizera ko rwaje rwose rumaze gukoreshwa cyane. Hano tureba kuri domain age igihe nyine rumaze. Ikindi ni very fast, rurihuta cyane neza. Ibi byose rubihuje n'iki, rubihuje na rura rubuga rundi, rubihuje na rura rubuga rundi. Ikindi nanone hano hari uburyo duhita tureba kuri iyi who is nayo tureba igihe nyine rwaziye neza tukamenya itariki rwajeho. So ni hano rero kuri iyi who noneho niho dushyiramo rwa rubuga, hanyuma tugashakisha ibyarwo tukareba amakuru yarwo. Murabona ko rwaje kuri 12 z'ukwa 11 nyine y'amezi 2 ashize. Iyi domain name yabizamara umwaka umwe, ngira ngo muri kugenda muyibona hano guys. Kandi wazajya kwifashisha utuntu twose turafasha, hanyuma ndetse n'ibijyanye n'ama reviews naho hari kuri scam advisor biro. So ikintu ngira rero nkorere iyi video mwitonde cyane. Aho nuza kurifungura zo gukoresha iyi Puffin browser, sinzi niba iyi Puffin browser irakora neza cyane. Rero nawe nuza kujya gucekinga byinshi zo gukoresha iyi Puffin web browser, niyo iza guhita ibigufasha. Musoni ibingibi rero nagira ngo mube maso mumenye ibintu bigezweho. Nabonye abantu benshi mu WhatsApp, abenshi bagiye banabijoininga ndetse batinga bakoresha Binance barabijyamo ama cryptocurrency n'ibindi. Ariko nyine guys bya bindi kabisa. Nabonye nyine urumva hariho ni ya matask asanzwe kugira ngo mwagiye mugira gute mwagiye mubibona. So ibintu ntabwo nabashishikariza ko mwabijyemo. Hanyuma ndagira ngo mbamenyeshe ko nyine abantu mushaka amakuru yerekeranye ibya Cavallon aho bigeze guys, kora subscribe ukore no kunzogera, ubundi bizakugera mu buryo bworoshye cyane. Ikindi abantu mushaka kujya mu bintu by'ama cryptocurrency, hari group ya WhatsApp itangirwamo sinyare zo kuzajya mu tradinga. Sinyare nyine ni kwa kundi coin biza kuzamuka, nyuma bakayababwira mwe icyo mukora ni buy gusa, mukaza no gukora sell. Rero namwe muze kureba muri description ya group ya iyi video, muraza gusangamo nyine iyo group ya WhatsApp mu joining, uzasobanukirwamo byinshi cyane. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mr. Budano kuri Xmenya. Imana ibahezagire.